Zimwe muri quartier nziza i Kigali harimo no ku Gishushu kuko ni hafi ya RDB, ni hafi ya Convention Center, ni hafi ya Nyarutarama. Déplacement ushaka kujya mu mujyi i Remera biroroshye cyane. Hano ku Gishushu hari amazu mashyashya 3 arimo aragurishwa. Ni amazu meza cyane ari muri quartier nziza ku muhanda wa kaburimbo nkuko nabibabwiye, hafi ya RDB, hafi ya Convention Center. Nkuko mwanyumisha muri introduction, wakibaza ano mazu ameze gute? Aya mazu afite ibyumba 6, douche na toilette 7, salon, salle à manger, igikoni cyo hasi, icyo hejuru ndetse no mu gikari. Izi nzu rero ukoresha zubatse kimwe, design ni zimwe, ibyumba birangana ndetse n'ibintu byose bigiye birimo bigiye bimeze kimwe. Ariyo mpamvu ngiye kubinjiza muri iyi ngiyo hagati kugira ngo muyirebane. Gusa umunsi uzabaje kudusura tuzazibereka zose. Nyirangaha rero mbere yuko mbinjizamo imbere kugira ngo mwayibonye, iyi quartier ni nziza cyane ku muhanda wa kaburimbo. Design z'inzu rwose ni nziza cyane. Urebere ino gate, ureba amarangi asize ahangaha, urebe ino design yose rwose ni ahantu hagaragara neza cyane. Muze rero mbereke parking ino nzu. Parking magazemo ngira ngo murayibona, ni parking ifite umwanya mugari. Ushaka kujya imodoka byibuze 3 kandi ziparkinze neza. Ni parking ipavomye neza cyane, inasakaye, ngira ngo muri kwibona na design iri hano hanze, ni design nziza ibereye ijisho. Tuvuye muri parking mureke mbereke terrasse yacu. Ni terrasse nziza ifite amakaro meza, amarangi asize neza cyane. Murebe namwe ino design iri hano. Ni design nziza cyane ituma ya terrasse yacu igaragara neza cyane. Murebe imiryango y'ino nzu, ni imiryango myiza cyane igaragara neza, amakaro y'ubwoko bugiye butandukanye kandi atuma ha hantu hakomeza kugira ubwiza burushijeho. Mureke dukomezanye muri salon y'ino nzu. Ni salon nziza cyane nkuko muri kwibona, nabibabwiye imiryango ni myiza. Irebere nawe hano hantu ni heza cyane, haragaragara neza. Urebe amakaro arimo, ni amakaro meza agezweho ya gisirimu. Urebe wallpaper zigize hano, ni wallpaper nziza ituma ha hantu hagaragara neza cyane. Maze urebe na plafond y'ino nzu, urebe design ziri kuri plafond, urebe amatara, ugendere ku mpande hose hakoze neza cyane, bituma ya salon igira ubwiza bwinshi cyane. Iyi salon yacu ikaba ifite ndetse na salle à manger nini ifite umwanya mugari nkuko mwayibonye ahantu hose ahangaha hajya afite umwanya ugiye wisanzuye. Ni salle à manger nini, ushobora kwakira table, ushobora kujya nk'abantu 8, 6 cyangwa se barenga bitewe n'uko ubyifuza. Naho murabona hariya wallpaper nziza, haragaragara neza cyane. Hafite umuryango ushobora kwita ujya kuri terrasse nkuko twabibonye hanze. Ni mwiza cyane, haragaragara neza, harisanzuye. Plafond nziza, amatara hakikije ni meza cyane. Ngira ngo nyira ahangaha mpagaze ahangaha murabona ko salle à manger yacu iri open no ku gikoni cyo mu nzu. Muze mbereke igikoni cyaho. Ngira ngo murabibona ni igikoni cyiza gifite utubati twiza ndetse dufite design nziza cyane. Ibintu byose bigiye biri ahangaha bigiye bisa neza, ngira ngo muri kwibona. Ahangaha ndi ni muri cya gikoni ko nakomeje kubibabwira, nkuko muri kwibona ni igikoni gifite umwanya munini, utubati tugiye dufite imyanya minini kandi ihagije. Ahangaha ndi naho bageneye umwanya wa kuka yawe, ni umwanya munini, ngira ngo murabibona. Lavabo nayo yaragenewe irahari nziza, ifite amabara meza agaragara neza. Tukagira ndetse n'umwanya wa frigo. Ni ahantu heza hafite umwanya wisanzuye, ngira ngo muri kwibona utubati turi impande zose. Ushobora kubikamo ibikoresho byawe uko byaba bingana byose kuko ni hanini cyane pe. Tuvuye mu gikoni mureke mbereke igikari cy'ino nzu. Ni igikari kinini cyane gifite umwanya munini pe. Turaza kuhasanga aho kwanikira, aho kumesera. Mbibutsa ko iki gikari cyacu gipavomye neza, gifite amakaro kandi hagaragara neza. Tukaza kuhasanga stock yo hanze, tukasanga igikoni cyo hanze ndetse igikari cyacu turahasangamo n'ikigega. Iyi nzu ifite ikigega, nta kibazo cy'amazi uzigera ugira. Ndetse iki gikari turaza no kuhasanga icyumba kindi cy'umukozi. Ni igikari kinini, ngira ngo muri kwibona kandi kigaragara neza cyane, gisize n'amarangi meza. Tumaze kurebana salon, salle à manger ndetse n'igikari cy'ino nzu. Mureke turebane ibyumba bigize izi nzu. Mbere y'uko njya mu byumba, hano muri salon turahasanga douche na toilette byagenewe abashyitsi batirajya mu byumba byacu. Ni douche na toilette nziza bifite umwanya munini ndetse n'ibikoresho bikaba ari byiza cyane. Muze rero mbereke icyumba cya mbere turi busange kuri no floor yo hasi dukunze kwita icyumba cy'umushyitsi.
iyi nzu cyangwa se izi nzu muri rusange ko zimeze kimwe, zifite imiryango myiza, zifite ibikoresho byiza bya karite. Nimvuga ati byiza wumve ibikoresho byiza cyane. Iki ni icyumba cya mbere tubisange kuri floor yo hasi. Ni icyumba kinini gifite umwanya mugari, ngira ngo murabibona amakaro ni meza. Hano turaza kuhasanga garderobe nziza, nababwiye ibikoresho bifite karite nziza cyane kandi ibikoresho bikomeye. Kandi ngira ngo muri kubibona ni garderobe nini. Urebe parafo y'ino cyumba, ni parafo nziza cyane, amadirishya meza atugena kuri terasi yo hanze. Ngira ngo murabibona ni ahantu hisanzuye kandi hagaragara neza. Mureke turebane dushe na toilette bya kino cyumba. Akarusho kano mazu agiye afite ibyumba byiza, by'umwihariko ikagira amadushe na toilette afite ibikoresho byiza kandi bigezweho biragaragara neza. Reba nawe ino shawa nziza cyane igaragara neza, ifite ibikoresho byiza cyane. Urebe ahangaha lavabo nziza, miruwari, byose biragaragara neza cyane kandi ni byiza. Mureke tujyane kuri floor ya kabiri turebe ibyumba tuhasanga. Dukomeje mu gice cyo hejuru, namwe mwirebere ano ma esikariye aduhereza ikaze. Ahangaha tugiye kugenda ni ama esikariye meza, ni ahantu hagaragara neza cyane kandi hafite umwanya wisanzuye. Ngira ngo murabibona ahangaha ni muri koridoro yaho, ni koridoro nini ushobora kugira nka salo cyangwa ukahashyira indi mitako yawe igiye inyuranye. Mureke rero turebane ibyumba bigize ino koridoro. Ahangaha rero turaza kuhasanga ibyumba bitatu, aho tubasanga chambre principale. Mureke mbereke icyumba cya mbere kuri ino floor. Ni icyumba cyiza gifite umwanya munini cyane by'akarusho kuko ni ahantu harisanzuye cyane. Urebe hano hasi hari amakaro meza cyane atuma hagaragara neza, amarangi arimo atuma bwa bwiza bukomeza kuba bwiza cyane. Ni amarangi asize neza cyane, ngira ngo muri kubibona. Urebe nawe ahangaha ugisohoka muri iki cyumba urahita ujya kuri ni bariza nziza cyane ifite design nziza, haragaragara neza cyane pe. Ngira ngo nange muri kubyibonera, ntabwo ndi kubabeshya. Mureke rero turebane dushe na toilette na dressing room ya kino cyumba. Mureke turebane dressing room ndetse na dushe na toilette ya kino cyumba. Ahangaha turaza kuhasanga dressing room nziza cyane ifite akabati kanini cyangwa garderobe nini cyane pe, kandi haranisanzuye nk'uko mukomeje kubibona. Tukiva muri na dressing room, mureke turebane dushe na toilette. Ni dushe na toilette byiza kuko bifite umwanya mugari, harisanzuye cyane. Abandi bakunda ibyumba byisanzuye bifite amadushe na toilette byisanzuye, aya mazu n'abacike kuko ngira ngo mukomeje kwibona ibikoresho byiza, shawa nziza cyane, haragaragara neza, amakaro ariho ni meza cyane nkuko muri kwibona, parafo nziza. Toilette ngira ngo mukomeje kwibona, ni ukuri ahantu narinze mbivuga, namwe muri kwibona ko rwose ni ahantu hisanzuye. Reka turebane icyumba cya kabiri kuri ino floor. Ahangaha turasanga ikindi cyumba cyacu cya kabiri kuri ino floor. Ni icyumba nacyo cyiza kinini gifite umwanya munini cyane. Nawe wirebere magaze ahangaha urabona ko rwose ni ahantu hanini, amakaro ni meza cyane, afite ndetse akarusho na terase yo hanze nziza kandi igaragara neza cyane. Nyiri ahangaha narava mu cyumba kugira ngo mbereke n'ibindi byose, ngira ngo murabibona ko ifite umwanya wa garderobe nziza cyane, ifite amabara meza kandi nini, ifite umwanya uhagije. Reka turebane dushe na toilette bya kino cyumba. Ni dushe na toilette byiza cyane bifite ibikoresho byiza bigezweho kandi bya karite, hagaragara neza, amatara ni meza, ndetse unarebye n'amakaro arimo ahangaha rwose n'ibikoresho byiza nk'uko nakomeje kubibabwira. Mureke rero turebane na chambre principale. Niva muri ibi byumba mureke turebane chambre principale. Chambre principale yacu ni chambre principale nziza cyane, ariko mureke mbanze mbereke muri dushe na toilette byabo. Irebere nawe, ni chambre principale nyine uzasanga zifite dushe na toilette byiza bigaragara neza cyane. Irebere nawe design bagiye bakuza gusa, urebe lavabo, urebe toilette, nurangiza utunareba dushe. Namwe muri kwibona rwose ko design nziza cyane, ibikoresho bigiye bihari. Irebere nawe, ni ahantu heza cyane hagaragara neza, hafite ibikoresho byiza cyane. Narinze mbivuga, namwe se muri kubyibonera, izi nzu rwose ni nziza cyane. Mureke turebane no muri chambre principale y'icyumba. Mureke turebane icyumba cyacu chambre principale nk'uko nababwiye. Ni chambre principale akarusho nini cyane, namwe muraza kubibona.
irebere nawe hano hantu hafite ubugari bwinshi cyane bunini cyane nk'uko muri kwibona, ni ahantu hanini hagaragara neza. Wirebere ino miryango, urebe amarangi asize muri iki cyumba, ni amarangi meza. Naravuga ku matara ageze hano, murebe design zigiye ziri ahangaha, design nziza cyane, ibikuta byiza, urebe hejuru design zirimo rwose ntakataraboneka. Urebe umwanya wa garderobe, ahangaha wakibaza ko dufite garderobe tukaza no kugira indi garderobe nayo nini cyane. Ntibikunze kuboneka, ntibikunze kubaho ko wasanga chambre principale zingana gutya. Chambre principale z'ano mazu atatu nk'uko twabibabwiye, ni chambre principale nini cyane. Utibagiye ko chambre principale yacu ifite terrasse nziza kandi igaragara neza cyane. Murabona rwose ni ahantu heza hafite design nziza. Urebe nawe iki gikuta, ibikuta byiza, haragaragara neza, design nziza cyane. Uba uri kureba quartier yawe nziza kandi hagaragara neza cyane. Tukiva muri chambre principale dukomereze kuri floor hejuru, aho tubuze gusanga icyumba, igikoni cyo hejuru ndetse na rooftop nziza. Tuzamukane ano ma escalier aduhereze ikaze kuri floor yo hejuru. Akarusho hejuru tuza kuhasanga, iburyo bwanjye tuza kuhasanga ibyumba bibiri bihuriye kuri douche na toilette imwe, ndetse tukaza no kuhasanga rooftop ifite n'igikoni cyo hanze. Mureke mbinjize muri ibi byumba. Ahangaha iki ni icyumba cya mbere dusanga kuri floor ya nyuma ariyo turiho ubu ngubu. Ni icyumba gifite umwanya munini, ngira murabibona. Icyumba gisize amarangi meza, gifite amakaro meza, akarusho kikagira n'umwanya wa garderobe munini cyane. Wirebeye nawe izi garderobe ni garderobe nziza zifite amabara meza. Reka turebane icyumba cya kabiri cyo kuri ino floor. Ahangaha turahasanga icyumba cya kabiri cyo kuri ino floor. Ni icyumba nacyo cyiza cyane, gifite amarangi meza, amakaro meza, design hejuru, plafond ni nziza cyane, amatara ni meza. Akarusho nk'uko mwakomeje kubyibonera, amagarderobe yo muri ino nzu cyangwa muri ano mazu ni amagarderobe meza kandi manini afite umwanya uhagije. Mureke turebe douche na toilette bino byumba bibiri bihuriyeho. Ni douche na toilette byiza cyane kuko bifite ibikoresho bigezweho cyane kandi byiza. Urebe nawe plafond, urebe amakaro arimo, urebe n'ibikoresho birimo, rwose ni ibikoresho byiza cyane. Uko twarebanye ibyumba by'ino nzu, tukareba na salon, salle à manger, mureke tunarebane rooftop. Se kuri rooftop turahasanga iki? Turaza kuhasanga igikoni cyiza cyane cy'agahebuzo. Mureke turebane iki gikoni. Ni igikoni cyiza cyane pe, cyiza kuko gifite umwanya munini, kikagira utubati twiza, design nziza. Birebeye amakaro ari muri kino gikoni. Tukiva ku makaro utireba plafond, ureba n'amatara, ni amatara meza cyane. Reba utubati, ni utubati twiza cyane. Ni ahantu heza, basize umwanya wa kuka, bakasiga umwanya wa frigo. Ni ahantu biragoye cyane ko babona amazu agiye afite umwanya nk'uyu nguyu, ano mazu agiye afite. Hano turaza no kuhasanga umwanya wa lavabo. Ni ahantu heza mukomeje kubibona, hagaragara neza cyane. Akarusho ino rooftop ifite umwanya mugari, namwe muraje mubyibonere, si ibintu ndi kuvugisha amagambo gusa, namwe murabibona. Aha hose uturuke ahangaha ukomeze kugera ahangaha hose turasanga rooftop nziza, rooftop isakaye, igaragara neza cyane, ifite design nziza. Uri no kureba quartier ya Gishushu, ni ahantu heza, haragaragara neza cyane pe. Wakibaza, ibaze uhicaye n'umuryango wawe, wicaye n'inshuti zawe, cyangwa wahostinze famille, mukagira ama birthday party, mukagira ibirori byo muri famille wenda bisoza umwaka. Ahantu ni hanini, hakakira abantu benshi kandi hagaragara neza. Izi nzu zose zimeze kimwe, zikoze kimwe, zifite ndetse n'imyanya ingana. Bashimira mwenge mukomeje kudukurikirana ku mbuga zacu za YouTube channel, TikTok ndetse na Instagram. Bibutsa ko izi nzu ari eshatu, zikaba zikoze kimwe, zifite imyanya igiye ingana. Izi nzu zifite ibyumba 6, douche na toilette 7, ndetse salon, salle à manger, igikoni cyo hasi n'igikoni cyo hejuru. Akarusho rooftop nini n'igikari cyisanzuye. Izi nzu ziri kugurishwa ku giciro cya $530,000. Muze mwihahire, izi nzu ni nziza cyane. Bibutsa ko umunsi uzabaje kudusura twaberetse imwe, zose uzaba wemereye kuzireba. Mukomeze mudukurikirane, mukore like, share and subscribe. Murakoze.